Ninde utangira abasore ba Abuja sha? Utagira ngo abasore bacu batunzwe n'amadegede gusa sha. Mumubone sha, mumubone. Reka tuze tukwereke sha. Nk'uko Abuja yishe murumuna wawe sha. Abasore bacu baba bakomeye sha, ntabwo batunzwe n'amadegede gusa. Arapfuye we, arapfuye we. Ishyamba rireze nuko urisarura. Kugira ngo leta y'u Rwanda yemera ko isarura amashyamba. Leta se ibyo yirata kubyihe byabigana. Ako boss, none bagiye kubwira wa ikabasura bacu cya bambo cyabamo. Bambo wa mu nkumbu se dupfa umukobwa. Wa wundi se, wa wundi wabonye, wa wundi ushaka kwirata ukuntu. Ariko usunguka ibi ni iki ku buryo bamba akagabo k'amafuti koko kamarira abasore.
umusozi wawo tuhite tuwurimba n'abaturanyi bose baturanye barahita babigenderamo. tegura intwaro. ahubwo mani buriya boss yibutse uzi yuko iyo kagiyeho kazi gakatanu wani iyo kagiyeho kazi gakatanu tugategereza. ahubwo ndabigushinze. kandi sha muntera mu ishyamba ryanjye mwinde we kubita umuntu sha. mwice sha abasore banjye yishe naho bahorera nzakongeza n'umushahara kambe niyicariye hano. yego boss. Musore wanjye urabamaze musore, ubu ni wowe usigaye. Reka ko se ariko gukemura ibibazo. Uretse mw'ibya hanze nk'uyu musore wanjye mu nzira nze mw'ibyawe ushaka.
yanze sha anyiciye abasore koko kanzana icyuma nkwice nk'uko nishe murumuna wawe sha noneho ngusoze sha Jana none se bakwiye kanana nagakoze Yego. ahubwo ugiye guca mu nzira z'igiwabo wabuka namukire Amaye nta kibazo akafata neza atagira umuntu kwerekanye numva karimo n'ibanga njyewe kambe ngiye ku kazi hano hirya nyine ntumbwiye ko byagenze nabi nahuye na batipe bankubise barankubita ariko baragukubita bankubise na kagapapuro mani barakanyaka barangije bandikaho ibintu ndavuga ati se kuba ibintu banditseho koko ubu ni ibiki ubwo ntibandera mani ni umutipe ufite abatipe baba bari kumwe witwa Abuja urumva abo batipe uwo mutipe witwa Abuja niwe wabihinduye urumva ariko uvuga ati ngo uriya mutipe ngashaka gutwara icyana mani raze kaze njye kumwiyama kiramani ngagusa ariko mani mbonye icyaha ntabwo naguze icyo mbonye niko mbatonashe ko mbonye icyaha ese mwana wahagiye inama uburyo wenda nzamubwira ko mbonye icyo cyaha usoze faranga kirwake Abuja we hajya ngo igize wadanje nene reka ngusoze icyuki cyanjye sha kanze nkwereke